ikintu bibaza, ese umuntu ufite ubumuntu koko muri we ashobora gufata umwana w'uruhinja utazi ubwenge, utamukubise, utagize gute, akaba yamushyira mu isekuru agasya akanomba. Icyo ni ikintu kikwereka ubugome bw'indengakamere bwakoranywe jenoside yakorewe Abatutsi. Birakabije cyane, birakabije cyane. Iyo witabiriye ibiganiro ukumva ubuhamya bw'abantu, usanga atari ikintu cyo kwitondera, usanga atari ikintu rwose cyo gutesha agaciro cyangwa cyo kwirengagiza. So ikindi nakubaza wenda turasoza, hari ikintu kiriho cyangwa cyanabayeho cyitwa kubabarira. Kubabarira sibyo, amakosa abaho, ibyaha bibaho, ariko ubuzima bugakomeza. So uramutse umenye nk'abantu wenda bishe wenda nka sogokuru wawe, nyogokuru wawe, cyangwa se ba anko bawe, ba nyokorome n'abandi, ukamumenya cyangwa ukabamenya wenda barenze umwe, wabyitwara muti mugahurira rwose ahantu ukamumenya ko ari we? Namutse menye abishe umuryango wanjye, ubwo ni ba sogokuru na ba nyogokuru tutamenye, ntago nakihorera ngo rwane cyangwa ngambirire kumwambura ubuzima nawe. Yego, umunsi twize kubabarira, kandi numva ko uyu munsi wowe umuntu utababariye buriya niwe ubura amahoro kurenza n'uwakoze icyo cyaha. Ahubwo witababariye umuntu ugumana icyo kintu nyine cyo kumva nta mahoro ufite, ariko kubabarira ubwabyo bitanga amahoro. Cyambere cyo ibyabaye byarabaye, baragiye, nta nubwo nta n'icyo twakora kugira ngo tubagarure. Bakoze ayo mahano barayakoze, Imana yonyine niyo izabacira urubakwiriye, izabacira urubanza. Rero kutamubabarira ahubwo ni wowe wishyiraho urwo rubanza, kwishyiraho umutima uhagaze. Numva ngiye kubabarira